Shalom shalom, ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Reka twihute turebe ibintu biranga abantu batanyurwa n'ubuzima Imana yabahaye. Imana yamuri umugisha, reka tugendane. Cyambere kizakoreka umuntu utanyurwa n'ubuzima Imana yamuhaye. Uyu muntu yishora mu buribwe bwo kwigereranya n'abandi bantu batari ku rwego rwe. Aba ari ikintu kibi cyane kubera kutanyurwa. Rero icyo musaba no wakirinda icyo kintu, ukirinda kwishora mu kubaho wigereranya n'abantu mutari ku rwego rumwe. Icya kabiri kigaragaza uyu muntu utanyurwa ni ukutamenya agaciro k'ibyo afite. Iyo utamenya agaciro k'ibyo ufite, uruhanganye kubera kutanyurwa n'ibyo ufite, kubera kutari wasobanukirwa agaciro kabyo. Cyo ni icya kabiri. Icya gatatu nihuta cyane, ni ishyari n'irari. Usanga uyu muntu kubera kutanyurwa ahora afite ishyari, afite n'irari no kurarikira ibintu by'abandi, kandi ugasanga afite ishyari ryo kugira ngo ararikire ibintu by'abandi. Rero usanga umuntu n'umuntu utanyurwa ahorana ishyari, ahorana irari ryo kurarikira ibintu by'abandi. Rero usanga rimwe na rimwe uyu muntu kubera ishyari n'irari agira, usanga ararikira ubukire bw'abandi, imyanya cyangwa ubutunzi, bigatuma batagira amahoro mu mutima wabo. Rero ntajya mbwira ngo ukwiye kwirinda. Icya kane, usanga uyu muntu agira kwemera guke kubera kutanyurwa n'ibyo n'ubuzima Imana yamuhaye. Ugasanga nizera ko Imana imufiteho umugambi mwiza, cyangwa ko ibihe byose ifite icyo igamije kumwigisha. Ugasanga rero kubera kudasobanukirwa ibyo ngibyo, uyu muntu ntanyurwa. Icya gatanu ni ukutagira umurongo mu mibereho y'ubuzima bwawe. Iki ni cyo kigaragaza umuntu utanyurwa n'ubuzima Imana yamuhaye. Umuntu ababaye adafite umurongo w'ubuzima bwe, usanga nyine ahora mu kajagari. Kubera iki ntanyurwa? Bagira ngo buri hantu hose agire icyo ageraho. Rero iyo umuntu adafite intego cyangwa umurongo w'imibereho ishingiye ku Mana, ahora yumva adatuje n'iby'Imana yamuhaye, nabona nk'ibintu by'ingirakamaro. Rero Imana yamuhora igufasha. Icya gatatu ni ukutamenya ijambo ry'Imana. Bibiliya itanga ihumure n'ubwenge, ariko iyo umuntu atayisomye cyangwa ngo ayemerere, bimugora kubona ibyiza Imana yamugeneye. Rero biragoye cyane kuba uyu munsi utaba uri muri ubwo buzima, ariko birakwiye kumenya ijambo ry'Imana kugira ngo rigusobanurire uburyo ukwiye kunyurwa. Rero imirongo ishobora gufasha kugira ngo urusheho kumva neza ko ukwiye kuba mu buzima bunyurwa. Uzasoma ijambo ry'Imana ryanditse mu Mafilipi ibice 4 umurongo wa 11 kugera kuri 13. Niho usanga amagambo Pawulo yavuze no muri Timoteyo, n'urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo ibice 6 kuva ku murongo wa 3 kugera ku murongo wa 8. Reka rero tubifurize kugira ngo mubeho mu buzima bunyurwa n'iby'Imana yabageneye. Mwe kubaho mutanyuzwe kuko bishobora kubateza akaga, nk'ibyo twagiye tuvuga bigaragaza mwene aba bantu. Impamvu byose tubikora tuba tugira ngo turinde buri muntu wese ejo bundi ubuzima bwawe butazisangana kubera ko utabaye uko Imana ishaka. Rero Imana imumugisha. Mu kiganiro cy'ubutaha tuzaganira uburyo bwadufasha kugira ngo tugire umutima unyuzwe n'iby'Imana yaduhaye. Imana yamuri bamugisha, musangiza n'abandi ubutumwa kugira ngo barusheho gufashwa. Bless you.